Muraho, murakomeye inshuti ba Inshuti TV? Uyu mwanya ni umwanya ukomeye cyane ngo twige, tumenye bimwe mu byo tujya twibaza, koko ibi bibaho? Reka uyu munsi tuve ku rukundo n'ibindi, tujye ku nama abantu benshi bibazaho. Ese koko abantu bajya ikuzimu? Ese koko iyo bagiyeyo bibagendekera bite? Ese koko abagiyeyo batanga ubuhe buhamya? Ese hari uwakwemera kubikubwira? Cyangwa uwagiye yaraceceka akakwihorera? Ngwino tujyanemo dufatikanye kumva no kumenya, ese ibibaho koko ni ukuri? Nimba ari ukuri se ni iki nakora ngo nsobanukirwe biruseho? Niyo mpamvu uyu mwanya Inshuti TV hari ngo igusobanurire. Turagendera ku buhamya bw'abantu bagerageje ibintu bisa nk'amayobera, cyangwa se bagerageje amayobera nyayo, bakaba baragerageje kujya ikuzimu ngo bajye gushaka amafaranga. Ntabwo koko nimba koko ayo mafaranga barayabonye cyangwa amafaranga ntayo babonye. Ntujye kure, ndakwibutsa nshuti wowe utarakora subscribe kuri iyi YouTube channel Inshuti TV, uyikore kugira ngo agashya kose kazajya kaza, video nshyashya dushyizeho yose ugihita uba uwa mbere mu kuyimenya, maze unafashe Inshuti TV gutanga ubu butumwa ku bandi, ukora share ku ba friends kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi, kugira ngo Inshuti TV uyihe inkunga nk'uko nayo idahwema kugushakira ibyagufasha kubaka ubuzima. Aka kanya rero tugiye kwiga tunaganire ku magambo y'abantu bagerageje ku kikuzimu n'ubuhamya batanga bw'ibyababayeho ubwo bageragezaga kujyayo. Umugabo ati muri 2006 mwihangane, muri 2006 yagerageje kujya ikuzimu ngo ajye gushakisha amafaranga nk'uko abandi nabo bayashaka kandi bakayabona. Yabonaga inkweto yaramusaziyeho, akibaza ikintu azakora ngo ahindure ubuzima. Icyo gihe nibwo nta kazi yagiraga, inkweto yarashaje, ubuzima bwaranze. Aribaza ati ahari uwakigira inama nkashaka abantu bajya ikuzimu bakamfata ukuboko nanjye nkabakurikira, maze tukajya gushaka amafaranga. Maze uti byamugendekeye bite ubwo yegeraga bagerageje kujyayo? Bamurangiye ndetse nawe akaba yaragendaga yumva, maze rwihishwa abo yumvaga bavuga ko bajya ikuzimu arinyembanyembya, aragenda aramwegera ati mfasha, dore ndabizi wowe uri gukira, twarabyirukanye ntiwambeshya, ntabwo wambwira ko ukora kurusha abandi. Uyu munsi wa none ufite amafaranga, ufite inzu, uri kugura imodoka ubutitsa, bizinesi zawe urazikora zikatungana, bigaragare ko ukoresha imbaraga kugira ngo ibyo ukora byose bitungane. Nawe aramubwira ati se urashaka kuvuga iki? Mu by'ukuri bigaragara ko wakoze uko ushoboye kose kugira ngo ubuzima bwawe bwubake, wakoze uko ushoboye kose kugira ngo amafaranga uyagire. Nanjye mfasha, ndi umugabo, mfite imbaraga, mfite ibitekerezo, mfasha rwose ungeze ikuzimu. Nungezayo ibindi byose uzambaze nzirwariza, ariko mfasha unyereke umuti, unyereke uburyo umuntu agenda akagera ikuzimu. Aramubwira ati se ninde wakubwiye ko njya ikuzimu? Aramubwira ati biravugwa n'abantu bose barabizi, barabibona, kuko nta kuntu twabyirukanye. Uyu munsi wa none umaze kugira imodoka, umaze kubaka amazu, nta kuntu waba utajya ikuzimu kuba ugeze kuri ibi ngibi. N'abandi natwe twese turakora, ariko wumve ko nubwo dukora uyu munsi ngiye kubona ibiryo bihaza umuryango n'ibikwiriye bihaza umuryango biragoye. Aramubwira ati nimba ari byo ushaka uzaze ejo tuganire bihagije, muhereze indo n'indo, cyangwa se inkuru irambuye, uburyo burambuye buhagije bw'ukuntu tuzagenda nawe ukagera ku bukire. Araceceka arataha ajya mu rugo. Bukeye nk'uko bahanye gahunda arazinduka aza kumureba, baricara baraganira, bamarana umwanya munini uhagije rwose. Arangije amuha amabwiriza twakita nk'amategeko agenga kujyayo. Yarabanje aramuganza aramubwira ati inshuti yanjye, twarabyirukanye ndakuzi nawe uranzi, ntacyo naba mfite ntakifuza kutagira, ahubwo ubwo nakoraga ibi byose ntabwo nari nzi ko namwe mubibona. None nimba waramenye ko njyayo uzaze rwose nkujyane, nta kabuza. n'ubundi nanjye icyatuma ahomba habona akabayoboke nta cyatuma nakujyanayo. Aramubwira ati rero tugenda ugerageze ushake amafaranga 500. 500 numara kuyabona, numara kumva wayabonye,
niyo ntango numara kuyabona uzaze umbwire tugende. Undi aravuga ati se ndayabona niko nta kazi ntaki, ati nimba ushaka icyo ushaka kishake, ugiharanire, ugikorere, uvunike uko ushoboye, ushake uko ushoboye kose, kandi nguhaye igihe kitarenga uku kwezi wawe wayabonye. Ubundi nawe yavuye aho atarwambaye aragenda. Ubu ni ubuhamya mbabwira, mwibuke gukora subscribe. Ni ubuhamya bw'uyu mugabo, aragenda akora uko ashoboye kose, amafaranga arayashaka, agurisha inka, agurisha ihene, agurisha amatungo, imirima aragwatiriza, ibintu byose, amafaranga 500 inoti arayibara yuzuye. Araje aravuga ati inshuti yanjye amafaranga nayabonye. Maze kuvuga ko yayabonye, amuha umunsi wo kuzinduka kare kare n'amasaha yo kumugeraho. Ariko hagati aho ngaho yamuhaye amabwiriza n'ibintu agomba kugenderaho byo kwitwararika, twakwita ko ari amategeko agenga abantu bashaka kujya ikuzimu. Itegeko rya mbere ryaravugaga riti kwirinda ibisindisha n'inshuti musanzwe mugendana ukazigendera kure, ndetse ibikorwa byawe ntihagire n'umwe umenya uko uri kubikora. Icya kabiri, gukorera urugo n'imbaraga n'ibitekerezo byawe byose. Aho wicaye hose ukaba utekereza ku mishinga n'imbaraga ugomba kuyishoramo ishobora kubyara inyungu yose. Irya gatatu, kwari ukwitanga no gutanga igihe cyawe cyose no kwiyemeza kuzakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga uzahabwa azakore mu nyungu z'abayaguhaye. Icya kane, kumarana igihe kishoboka cyose n'umuryango wawe no kuruhuka uko bikwiye. Kumarana igihe gishoboka cyose n'umuryango wawe no kuruhuka uko bikwiye. Tuvuge nimba wakoze imirimo yawe yose, wiriwe mu kazi kawe kose, ukaza ukagira umwanya wo kwita ku muryango n'umwanya wo kuruhuka, kugira ngo ejo ubashe kubyukira mu mirimo yawe nanone ufite imbaraga. Icya gatanu, kwita ku muryango no kwitegereza abaguha urukundo ruhagije, ndetse no gutoranya abo ukunda kurusha abandi mu bagize umuryango wawe. Icya gatandatu, kubyuka kare ku bw'inyungu z'umuryango nawe ubwawe, kandi ukaryamira amasaha adahinduka. Mbese twebwe tugendeyeho aka kanya ni ngo nimba waguhaye isaha yo kubyuka saa 11, ikaba ari saa 11, isaha yo kuryama ntirenge saa 4, ikaba ari ntirenge saa 4. Waryama mbere yayo ariko ntugomba kuryama nyuma yayo, kandi mu masaha yo gukora ukagira gahunda mu byo ukora byose. Icya karindwi, dore ko yari amategeko 7, kwirinda ibisindisha, kwirinda ibintu byose bishobora gutuma ibitekerezo byawe bidakora nk'uko bisanzwe, bityo ugakora kugira ngo imbaraga n'ibitekerezo byawe bye kubangamirwa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ushobora guhura nabyo mu byo ukora byose. Nicyo cyatumye uwo mugabo rero ahava afashe amabwiriza, aragenda ajya mu rugo iwe. Umunsi ugeze rero nibwo ati kirazira kugenda ufite ihungabana cyangwa isindwe mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu aka kanya utagomba na gato kuza hari ikintu na kimwe gishobora gutuma umutwe wawe udatekereza neza. Ngo amuha umunsi wo kuzinduka rero, amuha n'isaha. Umugabo isaha yahawe ntiyabasha kuyubahiriza, ahubwo yahageze yakererewe. Uko gukererwa nanone amusubiza i Kigali kongera kurangwa no gucuruza. Ariko aramubwira ati nshuti yanjye, umunsi uzahabwa indi gahunda, ntuzibeshye, kuko niwibeshye ukongera ugakererwa ntabwo uzongera guhabwa uburenganzira bwo kugerayo, kuko bakunda abantu bakora kuri gahunda kandi bakenera abantu bafite umutima ukomeye mu byo bakora, bafite intego n'intumbero y'ibyo bashaka kugeraho. Itonde rero gukomeza gukina no gukinisha amahirwe nk'aya ngaya wagize, kuko aya mahirwe agirwa na bake. Itonde, ukore kandi ukoresha imbaraga n'ibitekerezo byawe. Ubwo umugabo arataha, bwari ubwa kabiri yishe gahunda. Araje aramubwira ati rero
ugenda ucuruza, urangure, wongere ukore, byibura amafaranga yenda hari igihe biziyongera cyangwa se bikanga, ariko uwo munsi nugera uzaba ufite byibura amafaranga bazahera, kuko n'ubundi bagiye kuguha bahera kuyo ufite bakakongerera, maze bakaguha n'uburyo n'imitekerereze n'ubushobozi bwo gukora cyane kurutaho. Niyo mpamvu uzabona mbyuka kare nkaryama igihe runaka, nuko mba mfite gahunda yo gukorera amafaranga no kutaruhuka. Umuntu aba asabwa gukora no gukorera amafaranga we n'ubwenge n'imbaraga bye byose, kugira ngo umusaruro abona uze uhwanye n'imbaraga yatanze, kandi niyo waba ufite menshi aba asabwa kongerwa, kuko ayo baguhaye uba uyahawe hari n'undi uyakeneye. Uba ugomba no gukora cyane kugira ngo ubyaze umusaruro amafaranga uhawe, ugere kuri byinshi biruseho, kugira ngo igihe nikigera uzabashe kwitura abayaguhaye. Rero ubu uyu munsi ni ugukora utikoresha, ugakoresha imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe byose, ugakoresha imbaraga n'igihe cyose, kandi nanjye ndahari kugira ngo nkomeze nkufashe kugira ngo tugere kuri byinshi. Reka ngufashe, nkomeze ngufashe, nkuyobore, ngufate, maze nawe igihe nikigera umaze gufata iriya randevu imaze kubahirizwa, uzabe umaze kuba umugabo wo kwijyana no kwiyobora mu bitekerezo no kwiyobora mu bikorwa, kuko nta mugabo umwe. Ubwo uwo munsi yamfashe ukuboko, arongera nk'uko yari yaramenyereje kujya kumfasha kurangura, kuko we yari afite imodoka, turagenda turarangura, tuzana imari, turacuruza, turakora cyane, nari no kumwibutsa kugira ngo amfashe kongera kubona undi munsi wo gusubirayo, ariko ntibyatinze. Nanone amagahunda nyayo idakuka, noneho nanjye nkora uko nshoboye kose, sinasinzira amasaha twahaye. Yamuhamagaye ubugira gatatu, amaze kumuhamagara ubugira gatatu aramubwira ati rero ibyo wakora byose banza uzane amafaranga. Amafaranga arayazana, bayashyira hasi ku gituro, barayabara, bamaze kuyabara arambwira ati ubwo amafaranga yuzuye rero inshuti yanjye, mu mezi atagera kuri 2 wambwiye ko ufite ikibazo cy'amafaranga, none ku mezi atagera no kuri 2 ufite angahe? Tizana turebe mu mufuka niba ntacyo wasigaranye. Koze mu mufuka asanga asigaranye amafaranga 100. Aramubwira ati kuba wasigaranye amafaranga 100 mu mufuka rero ni ikimenyetso kigaragaza ko ufite umuhati n'ubushobozi bw'uko mu gihe ushobora gukora, ugakorera intego, ndetse ukagira n'ibyo usaguriza abagize urugo. Aya mafaranga arenga kuri miliyoni ni uko ari ubushobozi runaka umaze kugira bwo kubasha gukora, ukagira intego, ukagira n'asaguka. Ubu rero inshuti yanjye ndashaka kubwira ijambo rya nyuma. Uwakubwiye ko njya ikuzimu ni uko nanjye najyaga mbyumva nabivuga, simenye ko abantu bavuga ko njya ikuzimu, ariko wowe ubwawe wateye intambwe uza kumbaza no kumbaza uburyo nakujyanayo, warakoze cyane. Nanze kuguhakanira, ndakwemera, ariko kugira ngo imitekerereze n'imikorere yawe ihinduke, numvise ari ngombwa ko nakicana nawe nkakugira inama, tukamarana umwanya nk'uyu nguyu, nkakwereka ukuntu bakorera amafaranga. Urya munsi wa mbere wabyukaga saa 8, ukaza nubwo waje wakererewe, wari wabyutse kandi warakoze umurimo wawe, uwo munsi uraboneka. Umunsi wa kabiri burya wabyuka ukaza, ukangera nubwo hageze wakerewe, wari wabyutse kandi waragiye urakora umurimo wawe urakunda. Uyu munsi wagerageje kubyuka mbere yaho. Bigaragare ko iyo umuntu ashaka gukorera ku ntego, nta cyamubuza gukora, nta n'icyamubuza kugera ku ntambwe y'ibyo yifuza kugeraho. Ahubwo ikuzimu tubaho ni ikuzimu kw'ibitekerezo byacu. Iyo dukoresha ibitekerezo byacu tukabikoresha cyane, bigaragare ko ikuzimu kutabaho, ahubwo ikuzimu tukugira, kuko ibitekerezo byacu bitubuza gukora ibyo dukwiye gukora, kuko amahirwe n'umugisha twagakwiye kugira turabyirengagiza, tugakomeza gutekereza ibidafitiye umumaro, tugashyira ibitekerezo byacu ikuzimu. Rero nshuti yanjye, aka kanya nta kuzimu kubaho, ahubwo ikuzimu twari dufite ni hahandi. Ahubwo noneho aka kanya koresha ibitekerezo byawe, ubyagure, ubiyobore ku buryo nyabwo bukuvana ku ikuzimu, ahubwo bikujyane mu buntu. Ukoresha imbaraga n'ibitekerezo byawe, uzagera kuri byinshi wifuza kugeraho, uzagera kuri byinshi buri wese yakifuza kugeraho, ushyize ibitekerezo byawe hamwe, uvanye ibitekerezo byawe ikuzimu ukabishyira aho ukwiye kubishyira.
rero genda ukore, ukomeze ukorere mu mwuka nk'uwo wakoreragamo, ukomeze ukoreshe imbaraga nk'izo uri gukoresha, ukomeze wirinde bigari nk'uko wabyirinze, wirinde ibisindisha nk'uko wabyirinze, maze urebe imbaraga zikomeye ziri mu mbaraga z'ibitekerezo byawe, niho uzabona koko gukora biruta guta igihe mu bitagira umumaro. Gukora ntabwo wakora ngo usonze, ntabwo wakora ngo wicwe n'inzara. Iyi niyo nama y'umunsi nifuje kugira buri wese wakurikiriye Inshuti TV. Dukore, dukoreshe imbaraga, dukoreshe ubwenge n'ibitekerezo byacu, kuko ikuzimu batubeshya, ikuzimu batubwira ntaho, ahubwo dukoresha imbaraga. Uyu munsi uyu mugabo waduhaye mu buhamya ni umugabo ukomeye, arakomeye, ameze neza, afite imodoka, yubatse inzu mu mujyi wa Kigali, afite botiki ikomeye ahantu hazwi nka Kimironko. Yavuye mu cyaro aza gukorera Kimironko, afite botiki ikomeye icuruza imyenda, arakomeye cyane. Namwe nimushaka, nimunagenera kugira intambwe mutera mu buzima, mukomeze mwegere inshuti zanyu nziza zibagira inama nziza, aho kugira ngo zibagire inama yo kubaroha no kuboshya. Mukomeze mukomere mu mujyo mwiza wo gukoresha imbaraga n'ibitekerezo byanyu. Ahasigaye Inshuti TV ibifurije umwanya mwiza wo gutekereza ibibyara inyungu, ibifurije no gutera imbere, maze twese dufatanye gutera imbere kugira ngo tuzagere ku nzozi nziza twifuza. Inshuti TV ibashimiye ubushake n'ubushobozi n'imbaraga zanyu mutanga kugira ngo mwubake iterambere ryanyu. Ibifujemo ko muyikorera subscribe kugira ngo buri video, buri nama y'umunsi ibonetse tujye tubasha kuyisangira, tubashe kungurana ibitekerezo byiza bibyara inyungu. Murakoze. Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde. Murakoze cyane. Muhorane Imana.